ese pazo ko numeze nk'umuntu ariko kurya ku ngoma ya cyami bimeze bite urumva ugize impuhwe nkaho siko ari we mwami wabitangaga urarebye usanga nawe uri cyone wabyukiye ku cyayi shaki ariko ntukihagarare shisha wajyanga ngo uhagarare hose reba iyo nduru yawe urumeze nk'umuntu heruka kurya wajyanga abandi bararyaga wowe ukihumuriza nanjye narehumuriza we wajyangwa no kwihumuriza ntwari ubyemere Yesu we ikiye nk'umwakuje kumabi rero pazo narebye nsanga nawe ufite inzara ikabije utarambwiye ko nzaniye amafaranga yo guhaha nkuzanira amafaranga sendi banki cyangwa wikanze ndi ku ruwa ruje ko mu muryango iwanyu nta muntu wigize agira konti muri banki none ngo nyikubonyemo rero nkubwire hari ikintu ugiye kukubwira ucyemere cyangwa ucyange rero nkubwire icyo ugiye kumbwira nanjye ndacyanze ntaranacyumva ugize ngo ibyo ugiye kumbwira ndabyanga urabyanze amafaranga akanyasubize ariko nawe ntukivumbure ko nanze ibyo uzavuga ejo nanze ibyo uvuze none abantu twiza abapasiteri tubabwira ko tubasengera tukababwira ibizabaho mu gihe kizaza umupasiteri ninde ni wowe ko nta rurimi nzi ndavuga uruhe batazi imana wowe ntugire ikibazo narebye nsanga ubwenge bwawe burutwa n'ubw'inkoko nubwo imara kurya ikihanagura ikongera igatora wowe ntugire ikibazo niba ngombwa ibyo uvuga ndabikubwira okay reka nambare nze tugende nare ubwo se ugiye he wibagiwe ibyo warumbwiye se tugiye gukora mbese nize nkubwira ko tugiye kunywa inzoga ngiye ipantaro vuba tugende batanaye kunyuzamo ijisho ege wanjye kizima nuko tubabwira ijambo ry'Imana Yesu we King P on the beat. Umuzindutsi wa kare ukeya kiroti bihambaye ko yabyutse mu cyakare anakazamuka ndabigifungo iyo twanyaguza kazimba mvuka wenda nanjye bizaza ngo wabigezeho kare nu ngaho mwene data bene se sinjye mvukana nawe Yesu we Imana ikudutumyeho ugize ngo ariko nkayo inshuti y'Imana mbonanye nayo kangahe iyo witotomba gutyo uzi ko umuntu yashyira agakiza hasi akaguhondagura abigerageje se uri ko mumagara undi murambaza iki twakweretswe n'Imana icyo uzaba ngaho da noneho munyiza itungo uzikusenze kiga ufite byose hasi tugusengere tukubwire icyo uzaba cyo mu gihe kiri imbere cyane rwose ariko kugira ngo tugusengere urashyira ibyo ufite byose hasi mu kugira ngo Imana ikumve ugize ngo kiriya kinini ni icyanjye amena amena Yesu we kumiriza umunota umwe Imana ikubwira icyo uzaba cyo haleluya Yesu we kuremure muzi rero ngo murantu burerero na isambo kibi kindi Kisha ibi byose n'uyu nguyu ni we Mana gifita naka nawe takurerera ko mbona kitakuba harimo bati hano n'uri twahiye tugiye kureba umuzindutsi wa kare ukeya kiroti bihambaye ko yabyutse mu cyakare anakazamuka ndabigifungo iyo twanyaguza kazimba mvuka wenda nanjye bizaza ngo wabigezeho kare ntunkange yenda nanjye bizaza gusa nanjye biransaba ubwitange wenda nanjye bizaza kora anotinye wenda nanjye bizaza My name is Jolly Kami wabugoye nirirwa nkora imishinga no chat I don't care Zuwe na bite musore amakuru uyu reba n'umupasiteri akaba yitwa Ndahinduka Michel abaturutse muri Amerika aje gusengera abantu ikindi kandi
akababwira ahazaza habo. Yesu we. ashaka ari umuhanuzi aturutse mu mahanga umuntu urwanura akakubwira ahazaza. Mustafa comment tu t'appelles quel âge je suis tombé en fait tu romantier de le français c'est quoi je suis tombé de la place ko numva ikirimo ari kuvuga ntari kucyumva bimeze bite. Aravuze ngo kugira ngo agusengere mushyire igifite byose ku ruhande kugira ngo agusengere. c'est quoi mon frère quoi oui Yesu we. Arongera aravuze ngo tera akaririmbo kamwe ko gushimira Imana kuko igikorwa agiye kugukorera. avancez jouis Ugize ngo aravuze ngo pfuka muhumiriza gusengere. Izuba ricishe akazi gatoboye sinyorota ngezeho maze bakiri nkayicaginga. Ni abantu mvuye umwe wambaye ikote undi wambaye ingofero niko banyibeye telefone yanjye na poshete cyane kandi nkabitine. Mpuye nabo wibanyutsa n'ibintu bankoreye. Nawe se barakwita yibanane telefone na poshete nkemutse mbona barega. Nimba nawe urababonye ngenda kibutse ndababona. Yesu we. Dore ngabe nyuma twihumura.